uza kuri TikTok yawe nk'ibisanzwe, ikazamo ukajya kuri profile yawe, ugahita ureba hano hejuru ku dukoni dutatu duhari, ugahita ujya hano handitse settings and privacy, ukahakanda, ugahita umanuka hasi, ugahita ugera ahantu handitse switch account, ugakoraho. Urabona ko ngiye harimo email yanjye, ugahita ukora hano handitse add account, wamara kuhajya ugahita ureba hano hasi handitse Rwanda, aka kantu kanditse Rwanda muri kukabona, hano handitse Rwanda nawe muri kuhabona, ugahita ugakoraho, ugahita usacingamo igihugu bita United Kingdom cyangwa se United State. Reka dusacinga United Kingdom, dore ngiyi bayiduhaye, ugahita uyikoraho. Ukimara kuyikoraho uhita uza hano handitse ngo continue with Google, ukahakora. Bitewe na connection ufite ugahita ujya hano handitse add another account, ugakoraho. Bigacekinga gutyo, bigakomeza ukagera ahantu hameze gutya. Urabona hano hasi hano handitse ngo create account, ugahita ukoraho, ugahita ukora hano ngo for my personal use cyangwa se for work or my business, twe dukoreshe for my personal use, tugakoraho. Bagahita bakwaka izina ukaryandikamo, nkandikemo Kigali, kandikaho irindi zina, naho reka nshyireho Kigali bitewe n'amazina ushaka, ugahita wemeza. Wamara kwemeza ugahita ureba nyine itariki y'amavuko, reka nshyireho mu kwa mbere, tariki ya mbere mu 2000 wenda, gender ni umugabo, ugahita ukora kuri mail, ugahita ukora next. Wamara gukora next, dore email bamaye, ugahitamo iyo ushaka muri izi ngizi. Reka duhitemo wenda Kigali 033, duhita tuyihitamo, uhita ukora next. Numara gukora next uhita uhimba password nyine. Password igomba kuba igizwe n'ibimenyetso, igizwe n'imibare n'amagambo. Reka twandikeho Kigali, wenda twandikeho @123, bitewe na password ushaka. Uhita dukora next. Tumara gukora next, dore yiverifyinze, uhita dukoraho, uhita dukora kuri I agree, dukomeze bicekinge nyine, namwe murabibona. Ate bagusubiza muri ya TikTok, dore hano handitse United Kingdom, bahita bakubaza igihe wavukiye, 2000, dore byagezemo ukwezi kwa mbere, tariki ya mbere nibyo twari twashyizemo, namwe murabyibuka. Ugahita ukora hano continue, urabona dore birakunze, dore bahise bakujyana hano handitse rya zina Kigali, nimba ari ryo ushaka gukomeza ukarikomeza, cyangwa ugashyiramo akandi kantu ushaka k'ubwenge. Kadukore continue. Tumara gukora continue, dore bahita batujyana muri TikTok mo imbere, namwe murabibona. Dore ya TikTok igezemo, reka turebe, dore duhite tujya kuri profile, dukore kuri profile yacu. Dore ya TikTok yacu igezemo, kugira ngo tuze kureba ko ari international, turahita dukora hano handitse kuri twa dukoni dutatu twacu, duhite dukoraho gutya. Nitumara gukoraho duhite tuza hano handitse TikTok studio, dukoreho. Tumara gukora barahita batugeza ahantu hameze harya. Muri ya yindi ntago harimo Creator Reward Program, ugenzure ya yindi ya mbere na Creator Reward Program yari irimo.
ariko murebe muri iyi ngiyi ihise izamo, ya yindi yanyu ya mbere namwe muze kubireba nimumara kuyifungura haratazamo Krita Reward Program. Rero duhite tuza hano muri TikTok yacu tuze dushaka kweditinga edit profile, aha murahabona namwe handitse edit profile, tuhakore. Ushaka gushyiramo ifoto ugahita ukoraho ku ifoto bagahita bakubwira hano dore nibyo, ariko njyewe ntabwo nshaka kuyishyiraho kuko niyo nari ndi kubigishirizaho,